dukoraniye ahangaha kuri buri munsi kubera Imana, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Yesu araduhamagaye, nuko tumwitabe karame kuri wa gatatu w'icyumweru cya mbere gisanzwe, tariki 12 Mutarama 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10 n'umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Umutwe wa 4 umurongo wa 1. Umwana Samweli yakoreraga Uhoraho ari kumwe na Heli. Muri iyo minsi ijambo ry'Uhoraho ryari imboneka rimwe, kubonekerwa ntibyabagaho kenshi. Uwo munsi Heli yari aryamye mu mwanya we usanzwe, amaso ye yaratangiye guhunyeza, ntiyaragishoboye kubona neza. Itara ry'Imana ryari ritarazima. Samweli akaba aryamye mu ngoro y'Uhoraho hafi y'ubushyinguro bw'Imana. Uhoraho ahamagara Samweli, arasubiza ati, karame. Yirukanka asanga Heli ati, ndaje kuko umpamagaye. Heli aramusubiza ati, sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Ajya kuryama. Uhoraho ahamagara Samweli bundi bushya. Samweli arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati, ndaje kuko umpamagaye. Heli aramusubiza ati, sinaguhamagaye mwana wanjye, subira kwiryamira. Samweli yari ataramenya Uhoraho. Ijambo ry'Uhoraho ryari ritaramwihishurira. Uhoraho yongera guhamagara Samweli ubwa gatatu. Arabyuka ajya kureba Heli, aramubwira ati, ndaje kuko umpamagaye. Ubwo Heli amenya ko ari Uhoraho uhamagara umwana. Heli abwira Samweli ati, subira kwiryamira. Naguhamagara umubwire uti, vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva. Nuko Samweli asubira kuryama mu mwanya we usanzwe. Uhoraho nanone araza ahamagara nka mbere ati, Samweli, Samweli. Samweli ati, vuga umugaragu wawe arumva. Samweli arakura. Uhoraho yari kumwe nawe, kandi ntiyatumaga hagira ijambo rye na rimwe riba impfabusa. Isiraheli yose kuva i Dani kugera i Berisheba imenya ko Samweli yemewe kuba umuhanuzi w'Uhoraho. Uhoraho akomeza kubonekera i Silo. Koko rero Uhoraho yigaragarizaga Samweli i Silo, akamuvugisha, kandi ijambo rya Samweli ryakirwaga n'Abayisiraheli bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 40. Ngandaje Nyagasani, nje gukora ibigushimisha. Niringiye Uhoraho, mwiringira ntatezuka. Nuko anyitaho maze yumva amaganya yanjye. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Ntiyufuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa cy'impongano. Niyo mpamvu navuze nti, ngaha ndaje. Mu muzingo w'igitabo handitswemo icyo nshakaho. Mana yanjye, niyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe ajya mpora ku mutima. Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari. Ibyo sanzwe ubizi Uhoraho, sinigeze mbumba umunwa wanjye ngo nceceke. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 1 umurongo 29 kugeza ku 39. Muri icyo gihe bakiva mu isengero, Yezu ajya kwa Simoni na Andereya ari kumwe na Yakobo na Yohani. Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari aryamye ahinda umuriro. Bahita babwira Yezu by'uburwayi bwe. Niko kumwegera, amufata ukuboko, aramuhagurutsa. Nuko umuriro urazima, atangira kubazimanira. Bugorobye izuba rimaze kurenga, bamuzanira abarwayi bose n'abahanzweho na roho mbi. Mbese umujyi wose ukoranira imbere y'umuryango. Nuko akiza abarwayi benshi bari babajwe n'indwara z'amoko menshi, kandi yirukana roho mbi nyinshi, ariko akazibuza kumuvuga kuko zari zizi uwo ari we. Bukeye bwaho Yezu abyuka mu rukerera, arasohoka ajya ahantu yiherereye, nuko arasenga. Simoni na bagenzi be bajya kumushakashaka. Bamubonye baramubwira bati, rubanda rwose ruragushaka. We rero arabasubiza ati, nimucyo tujya ahandi mu misozi, mu nsisiro za hafi, naho mpamamaza inkuru nziza kuko ari cyo cyanzanye. Nuko azenguruka Galilaya yose yamamaza inkuru nziza mu masengero yabo, kandi yirukana roho mbi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo nyir'imitsindo naganzi wacu buri munsi, tumubone, tumwereke abandi buri munsi. Muri amasomo y'uyu munsi tujye kuzirikana ku mugenzo mwiza wa gipfura witwa kumvira, l'obéissance.
ni ukumvira Imana, ariko kumvira Imana kwa kumva neza byerekana kukumvira. Kumva kandi biganisha kumva. Burya muzacunge abantu babeshya bagira umuntu uva barumviriza ivuzi. Hari n'abandi kubera stress nyinshi, umunaniro cyangwa za parapara, ubwira ikintu aho kumva icyo umubwiye ahubwo akumva ikimurimo. Kumvirana. Iyi nshinga yo kumva iyo utatondaguwe neza uko bikwiye, uhita ugwa mu yindi yo gutondagura, kumvirana ndetse no kumviriza. Umunsi umwe mwarimu aherutse guha umunyeshuri umwitozo wo gusoma la lecture. Mwarimu yari yanditse interuro 3 agira ngo umunyeshuri nyine asubiremo asome. Interuro ya mbere, Yezu yagiye gusengera i Yerusalemu mu gitondo. Interuro ya kabiri, Uhoraho tuzahure maze udukize. Interuro ya gatatu, kuri uwo munsi w'ibirori tuzasoma byibuze intama imwe. No ku munyeshuri agiye gusoma ati, Yezu yagiye gusengera i Yerusalemu mu gitondo, Uhoraho tuzahure maze udukize, kuri uwo munsi w'ibirori tuzasoma intama imwe. Babyeyi, uri mwarimu wahuye umunyeshuri amanota angahe ku 10? Bakristo bavandimwe, iyo tumvise neza, urumviriza, urumvirana, ukaba wahindagura ubutumwa uko ushatse bitewe n'imyumvire yawe nyine, yewe ukaba wanabeshya bikarangira wibeshye. Uhoraho tuzahure ryari? Mu masomo y'uyu munsi ko tumaze kwatega amatwi, harimo ingero zitondagurwa ry'inshinga kumva. Iyo wumvise neza urumvira. Mu isomo rya mbere turumva itorwa ry'umwana Samweli, nawe yagize intworane mu muhamagaro we zo kumva ijwi ry'Imana. Naho Zaburi twazirikanye uyu munsi ni ukumvira nyine ugushaka kw'Imana, ukishyira mu biganza by'Imana. Nyagasani wanzibuye amatwi ngo numve, ngahandaje ngo nkore gushaka kwawe. Amen. Naho mu evanjiri uyu munsi naho turumva Yezu wumviye se kugeza ku ndunduro, son humilité. Yezu turamumva ko gushaka kw'Imana, akazenguruka Galilaya yose yamamaza inkuru nziza, yirukana roho mbi. Twamwumvise ajyanye mu butumwa na za ntumwa ko arenye yatoye ku ikubitiro Petero, Andereya, Yakobo na Yohani. Turamwumva akiza nyirabukwe wa Petero n'abandi barwayi benshi bazaga bamugana, Yezu akabakiza. Yezu yumvira atunganye neza ubutumwa bwe. Nta bundi butumwa Yezu ashinzwe usibye gukiza abantu. Muri iyi ngingo yo kumvira turibanda cyane ku isomo rya mbere kuri uyu muhamagaro wa Samweli, aho Samweli yumvise ijwi rimuhamagara inshuro 3 zose ataramenya neza umuhamagara, akitaba Hera umuhereza bitambo. Hera akaba ari waje kumuyobora amumenyesha ko ari Imana imuhamagara, ngo kuyobora abandi ku Mana, kugira abandi inama zituma bumva ijwi ry'Imana, bamenya Imana ibahamagara. Uyu Hera rero akaba ari umuyobozi mwiza wa roho, umujyanama mwiza, conseiller spirituel, directeur spirituel. Uyu murimo rero Hera akoze niwo mwirerero ry'ubu ngubu twita la direction spirituelle cyangwa discernement de la vocation, nguko gushishoza ku muhamagaro, inzira umuntu anyuramo, anyura ku bajyanama kugira ngo muyobore inzira nziza igana ku Mana. Noneho ku nshuro ya 4 Samweli yagiye yamenya ko ari ijwi ry'Imana rimuhamagara, ati, vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva. Amen. Izo nshuro enye Samweli yumvamo ijwi ry'Imana imuhamagara, izo tujya gusanisha n'inshinga enye zikoreshwa mu kumva biganisha gukumvira nyine. Byibuze hari intera enye wanyuramo neza ukumvira by'ukuri. Izo nshinga mu Gifaransa ni écouter, entendre, comprendre et obéir. Mu gusesengura izi nshinga turagendera ku nkomoko yazo mu rurimi rw'Ikilatini. Inshinga ya mbere c'est écouter, kumva. Mu Kilatini c'est audire. Kumva ni ugutega amatwi, byakwinjira mu gutwi kumwe iyo bitahise bisohokera mu kundi, bikomereza ku nshinga ya kabiri bita entendre. Mu Kilatini ni capere, ni ugufata. Kumva ukoresheje ubwenge, nuko bikinjira mu bwenge, hagatangira noneho igikorwa cyo kubitekerezaho, la méditation, aricyo twakwita bon sens. Iyo bikomeje neza biri kugenda neza ubwenge ntibubire kure, umurimo wo kumva nyirizina uba ugiye kugera ku musozo, hamwe n'inshinga gatatu ikaze cyane yitwa comprendre. Mu Kilatini cum capere, c'est prendre avec, retenir, saisir. Ubu ahangaho urangije kubifata neza, ariko noneho bigusaba kubikomeza nanone. None iyo umaze kumva, yumvikana umurimo wo kubikomeza wakozwe neza, kundi noneho haheruka inshinga ya 4 yitwa obéir. Mu Kilatini ni obire, aller devant, kugenda imbere, c'est exécuter, gushyira noneho mu bikorwa ibyo wumvise, kujya mbere.
aha naho habera ya mirimo itatu y'abajesiste, voir, juger et agir. Kureba, kwitegereza, hanyuma ugashyira mu bikorwa, ariko ibikorwa byiza. Bikaba bibi nyine igihe utumvise neza. Muri uyu muhamagaro wa Samweli tumaze kumva urugendo rurerure Samweli yakoze inshuro 3 ndetse n'iya 4 agenda ahuzagurika kugeza ubwo ageze ku Mana. Nk'uko umuhamagaro utegurwa, ntabwo ari ibintu bipfa kwikora, ni ibintu uvunikira. Abihaye Imana basezerana imigenzo 3 byibuze: ubukene, ubumanzi no kumvira. Ariko ikigoye kandi gikomeye cyane kurenza ibindi, ngaho nihagira ugifora, ni ukumvira, c'est l'obéissance. Abahanga banemeza ko washoboye kumvira n'iriya yindi migenzo yose ko ari ibintu ndetse n'indi myinshi myiza ntiyakunanira. Bishatse kuvuga ko niba utumvira iwawe, bishatse kuvuga ko niba utumvira iwawe higanje kumvirana ndetse no kumviriza. Rero igikurikira iyo nshinga itondaguwe nabi gutyo ni ukubeshya ndetse no kwibeshya. Ukazasanga buri gihe waribeshya, ka karimi karekare, kuregana, bakareganye nka sekibi, kuko nyine shitani ntabwo ushobora kumvira. Igihe wumvise nabi urumviriza, nk'aba bana kera bagiraga uburere buke bakajya kumviriza abageni ku munsi wabo wa mariage, ariko ubu ntibanacyumviriza noneho, kuko biragoye ko muri iyi minsi ubukwe bubisi bwa buri jambo. Iyo utumvise kandi urumvirana, ukabeshyera abandi, ukavuga ibinyoma, ugasebanya, ugashaka nyine kwitwikira no kwihishira, bikarangira uhubutse witabye za nyiramubande. Wagera nyine ugasanga ubutumwa wari ugiye gukora atari bwo ukoze, birangira ubihiwe, birangira ubabaye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo bitaga Gashuhe ngo utarumvaga neza, ngo umunsi umwe yajyanye umugore we kwa muganga, kuko umugore yarakuriwe agiye kubyara. Ageze kwa muganga kubera ko bwari bwije, ngo afata nimero z'umubyaza kugira ngo aze gukomeza kumubaza uko umugore wamerewe. Nuko Gashuhe arataha muri iryo joro kugira ngo ajye kwita ku bandi bana bari basigaye mu rugo. Mu museke Gashuhe agufatira telefone ngo hamagara wa muganga w'umubyaza. Ariko mbere mu kwandika ya nimero umuganga yari yamuhaye, ntiyari yumvise neza umubare ukurikira 07, nuko yishyiraho 072. Nimero z'umuganga zari MTN, wakoresha za Tigo. Aho guhamagara uwo muganga umubyaza, ahita hamagara umutoza w'Amavubi. Nuko Gashuhe ahita amubaza ati, aho bimeze bite? Umutoza ati, kabaye, ibintu bimeze nabi hano, havuyemo 2. Gashuhe n'umujinya mwinshi ahita azimya telefoni. Sinimvuga ko yihondaguye hasi ikajanjagurika, yirukanka no ku bitaro ngo pa. Nuko yinjira ahubutse atiriwe abaza muri maternité, ntacyo abajije. Nuko atangira guteragura umubyaza inshyi n'imigeri, anako mutuka ku babyeyi ngo impamvu yatumye iyo nda ivamo ngo yarari kureba he, kugeza ubwo abuze abana be 2. Murumva Gashuhe aho kumva abakinnyi 2 bari bavuyemo, we yumvise abana 2 bavuyemo. Ye baba Gashuhe we, mbega wowe. Mu rurimi rw'amashi hari umugani bajya bacira bene abo bantu bumvirana gutyo, bati mwumviriza ayumva bigeke, ngo umuntu umviriza cyane yumva bike. Gashuhe we, yumvise nabi urumviriza, urumvirana, ugatekereza nabi, ugakora nabi, ugatukana, ugasuzugura n'ibindi byinshi bibi. Bakristo bavandimwe, muri aya masomo Samweli yarumvise bituma yumvira, nuko Imana igumana nawe. Twumvise kandi ukuntu Yezu yumva agakora neza akumvira, aho anyuze hose agenda agira neza, akiza abantu. Mukristo muvandimwe, dufatikanye twembi, wihera uyu munsi nawe ujye wumva, wumve neza, wongere wumve neza, ukomeze wumve neza, maze wumvire neza abantu bagutumwaho ndetse n'Imana, ukumvira heri kuganisha ku Mana, ijwi ry'Imana. Umuhanga yigeze avuga ati, burya tujye twitonda, hari ubwo akenshi twivovota ngo Imana ntiri gutwumva. Ariko se wowe ni kangahe ujya wumva? Niba se ujya wumva, ni kangahe wo ujya wiyumva ukiyinjiramo? Umuhanga arongera ati, umwitozo mwiza kandi ukomera uzajya ukora buri munsi ni ukwiyumva. Nani gushobora no kwikosora burya. Umuntu utinjiyemo ntashobora kwikosora. Niba uri nko gusenga ukaba wazirikana ibyo uri kuvuga byose, buri jambo kurindi rigatambuka muri za nzira enye cyangwa za nshinge enye twabonye haruguru, nguko gusenga neza. None se igihe nawe ubwawe utari kwiyumva ngo wiyumve, ngo wumve ibyo uri kuvuga, uragira ngo Imana yagowe yo izabyumva ite? Hari ubwo dupfa guhuragura gusa amagambo mu kirere ngo Imana izirwarize. Gashuhe, Imana izirwarize koko? Biratangaje kandi birababaje
abantu benshi yewe n'abakristo benshi akenshi tubangukirwa no kuvuga, ntiriwe mvuga gutonda abandi, ariko ngewe bantona nkarakara, ariko biragoye ko tworoherwa no gutega amatwi kumva, aribyo biduhesha nyine kumvira Imana. Akaya ndirimbo igira iti, neza amatwi dawe, neza amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, ndishyinguye neza mu mutima wanjye, amen. Vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva buri munsi, amen. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosesi ya Cyangugu.